katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama mote nafika hapa na wasalimu mwemo na itika. Kama kukumbatiana. Kera muri Afrika buri muntu yavuga ugenda kwa munene so mwaramutse. Zamani urugendo rw'imodoka. Zamani Afrika mtu alikuwa anamjia utabiteguye ntujyayo. Kama huna gari iyo tubonye kubonana na mashina Imana bidukoreye twatwongeye kubonana izina ryayo ihabwa cyubahiro. Imana ni nziza. Bwana Mungu ni mwema. Hari benshi bapfuye. Kuna wengi walifariki. Ni mugoro arabona sanzara hirya kuri gita 9 jioni kuna wengi yaciye mu kirahuri. Alipita kwenye kirahuri agwa imbere akaanguka ndani. Ni babaye unaye simbizi. Kama batwe turiho rero mu gitondo hanyerera asubuhi ndinarimonza bigera kuri kabiri. Mimi ni karibu nipate ajali. Imana yanjye ababonze sarike nabarushije basi wengi walipata ajali bose biziranganya. Kushima Imana kuna Gerard yateranye ya kupatikana makusanyiko yabasaba umugisha abantu basurana kwa naombea watu ujishiraho point d'interrogation unaweka alama ya kuuliza ikintu nyamara mu yabigisuzugura ile kitu mnakuwa muri Amerika ngo turi bize aho washatse kugira ntabwo ujye uko hagera kama mahali ulipenda kufika uzambeshe usidanganye barahiye nkomeje nilapia kweli nagambiriye kuvuga ngo ndasura Habyarimana kama nilijikusudia kumtembelea nanjye nangura ariko bitewe nuko ntamushiza lakini kama sikumweka kwenye moyo takuwa ni ibitotsi bizaba byinshi umunaniro ziyongera mchoko itaendelea gazi izabura mu modoka utakosa ndani ya gari ntabwo impamvu izabura sababu na Adamu baramubajije bati Adamu ni ibiki byabaye mwana muto impamvu sababu k'umuntu kwa mwanadamu haziwezi kosa kibazo ni swali mbare yakunda kwinjira mu bitande samahani unapenda kuingia katika mambo kadhaa lakini reka duhaguruke tusome amagambo y'Uwiteka Imana wacha tusimame tusome maneno ya Mungu mu izina rya Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo. Tuye kwanza mu gitabo cya Yakobo ibice 5 tutasoma kitabu cha Yakobo sura 5 Nasoma 16 16 igice cya 5 ya sura 5. Faustin niba ari kureba neza kama Faustin cyakohereze muzehe wala upafashe hapo cyakabaza hapo uransomera ya mu Gifaransa soma Yakobo ndani ya Kifaransa uhere ku murongo wa 11 usome mu Gifaransa na kia watu wasikie wa Kifaransa wochaka Yakobo ibice 4 umurongo wa 11 Shaya 11 niho nshaka kudusomera mu ile ninapenda usome ndani ya Kifaransa. Ndasoma Yakobo ibice 5 umurongo wa 16 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Mkubyumva neza? Unasikia vema? Pale kwema. Sema vizuri. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Ntukavuge nabi mugenzi wawe kumugenzi wawe. Usitamke yako mubaya. Turasenga. Utaomba. Baba twese mu ijuru. Turagushimiye turaguhimbaje uri mugoroba. Uze ubane natwe. Iri jambo ryawe risomewe mu matwi yacu uzudukure n'ibyoka byacu by'uyu munsi. Ufate iritangira kugera kuri heruka uze Uwiteka uganize imitima yacu
kirere cy'umubiri utuye mu kirere cy'umwuka, kandi buri wese uri imbere yawe he kugira n'umwe utaha uko yaje. Udufashe kandi utugenderere tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Tunaweza keti. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Turagarutse mu biganza by'Uwiteka Imana. Tunarudi mbele ya Bwana Mungu muri duke katika machache ngo tuganire ambayo tunataka kuongea Imana kugira ngo ibyuka byacu by'umunsi. Kusudi Mungu atupe chakula chetu cha siku ya leo. Turabona umushyitsi hariya, tuna mgeni hapo, turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Tunamkaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Hagumozi niba yahaguruka akadusuhuza ni wowe. Ni wewe. Ni wewe. Ego. Amazina yanjye nitwa Niringiye Desire. Uyu munsi nabonye mbyuka amahoro, ndavuga kanzi nsaba Imana umugisha. Barimo n'abanjye batoya banjye nabo nababwiye ngo tujyane mureba aho ngiye guteganira uyu munsi, namwe babamenye kuri ibyo byose. Kabacira Imana yabishoboye biteguye kanshoboza ntazo Imana yabicyubahiro. Imana ibuhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Ni inyota. Ni kiu. Inyota. Kiu. Inyota. Kiu. Ntabwo igira ngo nuko izuba ryavuye. Sio kama jua ilikolea. Kubera ko inyota maana kiu kirimo imbere. Ni cyenye kwa ndani. No mu mbeho yayindi ahaguye na sini. Inyota iraza. Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye amagambo y'Uwiteka Imana ari kuvuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Mukiriane zambi zenu. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo bigende bite, kugira ngo mukizwe. Kwatura niba nahemukiye hamenya nzatura imbere ye. Niba nahemukiye Frère Asher ntabwo nzatura mu itorero, nzatura kuri nge, kuri mwene data nahemukiye. Kubera iki? Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo ukizwe. Kuvuga ngo niba warahemukiye mwene so ugomba kumusanga ukamusaba imbabazi. Kuza gusaba itorero imbabazi natutse runaka hayina mafa ntacyo bimaze. Kubera iki? Bibiliya iti mwaturirane. Hagari kumbuka? Sio kumbuka, hapana. Mwaturirane ibyaha umwe ku wundi. Moja kwa mwenzie. Chantal ngwire umujyane ku ruhande. Data naragututse, data nakuvuze nabi, mbabarira. Ni Imana imbabarire. Kubera iki? Kandi noneho unsabire kugira ngo n'Imana imbabarire. Mwaturirane ibyaha kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Nibidakorwa gutyo ijuru turi kuririmba ntaryo. Iyo turi kujya ni hehe? Ni ukuvuga ngo kandi niba mvuze ngo nakubabariye wumve ko bivuyemo. Kubera iki? Kuvuga ngo icyaha kimwe kitababarirwa ni ugutuka Umwuka Wera. Ibindi byaha byose birababarirwa. Umva, hari izina twahawe ryo gukirizwamo uretse ono de Jésus Christ ryonyine. Ariko uvuga ngo yaba umugore wasambanye, umugabo ategetse niba mubwira ati mbabarira, ategetse kumubabarira. Mugeze aho bikomeye. Ariko niko ijambo ry'Imana rivuga. Kubera ko
nuvango amaraso ya Yesu Kristo yaje kozaho imyanda yose. Icyaha kimwe kitababarirwa ni ugutuka umwuka wera. Chonyi hayo pekee mutware mtawala rero nabwo kumbe nilianguka ndani ya dhambi. naba nasa Nilisema none babarira samahani. kiraremereye ariko niba uziko nawe wababariwe ukaba uziko nawe Yesu Kristo yikoreye bya bindi byawe abizamuka bigorogota, utegetswe kuvuga uti nakusamehe. Mwaturirane ibyaha byanyu umwe ku wundi kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Wa murongo ndawushaka ile shahidi fatana ku Kinyarwanda. nawe kamata Kinyarwanda Yakobo 4:11 ile 11 turawusoma. asome Mu Kinyarwanda no mu Gifaransa biratandukanye, imivugire iratandukanye. Sibyo muze biratandukanye, ntabwo bivugitse kimwe. Muzaramaza asome mwumva, bazusome aho ngaho muri Yakobo 4:11. Yakobo 4:11 Some uzajya mu Mukizwe Kristo. Amen. Bene data ntimugasebanye. Ntimugasebanye. Bene data ntimugasebanye. Ni ijambo ry'Uwiteka Imana. Bene data ntimugasebanye. Niba muri kujya mu ijuru mureke imisebanyo. Niba mu buzima muri guharanira ubwami bw'Imana, niba ugifite ibyo gusebanya mu mutima wawe, bakira nyumbani. Uma mu rugo muri ibisino wanjye hari imbeho tafadhali kinariye turi kujyamo ijuru turirimba, ntabwo ari irya muyombo wawe, ntabwo ari irya mubyara wawe. Ijuru ni iry'Imana, riragirwamo n'abarikoreye. Nta mikino ihari. Niba ari turi gushaka, niba ari Imana turi gushaka, ne pare pe mare. Subira soma aho ngaho cyangwa uya arasoma Bene data ntimugasebanye. Usabye mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza abasabye amategeko. Usabye mwene se cyangwa agacira mwene se urubanza abasabye iki? Amategeko. Soma mu Gifaransa. Ne parlez point mal les uns des autres. Ntimukavuge amafuti y'abagenzi banyu. Bisubiremo neza muze mu Gifaransa uko abisoma mu Gifaransa. bila tarisoma ndani ya Kifaransa. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal. Soma bice. Soma kidogo tutapata kuitafsiri. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Nabi bamwe kubana. Usikosana vibaya moja kwa mwenzie. Ntimukavugane nabi bamwe ku bandi. Semezane Ntimukavugane nabi bamwe ku bandi. Mwaturirane ibyaha byanyu bamwe ku bandi, kandi ntimukavugane nabi bamwe ku bandi. None ikimana dushakaho ishaka kugira ngo vuge mama Nema neza nawe mvuge neza, mvuge Oliva neza nawe mvuge neza, abone ko ni mwene se yakubona nk'umwanzi we. Kubera iki? Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Niba mutabikoze gutyo kama mtende vile nini hata ile shimo nafanya hivi itaka rizana chika ukuri kurigira kurya nanjo vile litakuwa biko bizaje
yewe unamubarira Nitakusamehe. iyo onijuru ryamanuka Hata nishuke. ko rizamanuka Bonde litashuka. ko rizamanuka Bonde litashuka. ko rizamanuka Litashuka. ongera kumbuka mbabarira Ile kumbuka nikusamehe muhii. uyu mubabarire Muhii nikusamehe. uyu utamubabarira Sababu gani hautamsamehe? ibyo bakubabarira Unajua mambo alimsamehe wewe. ibyo bakubabarira urabizi Bali kusamehe. jewe kumbuka urunyabyaha rwari rwa namba 1 ariko Yesu mwiza yazamutse igorogota yikoreye ibyaha bya Kumbuka aremerera kubitwa urwo nagombaga gupfa aremerera rupfa akakufa makao yangu. nicyo gituma Ndio maana ntegetswe kukubabarira ni pene ni sepene niba bitari gutyo kama si vile ijuru ryanteye umugongo ila kisomo niba uzi ko kama unajua kwamba imana uri kwambaza unayemuomba wiza gukora umuganda usikuja kufanya salongo. sarongo niyo bataba ntabwo baba baguhemba Salongo waje kukulipa. uraruha ugakora ugataha bakubwira ngo urakoze batabikubwira Bakwambia wasipokwambia ni sarongo ni umuganda. nawe aho kugira ngo uze gukora umuganda bihake Achia hapo. kubera iki oya byumve neza ni ukuvuga Sema kwamba oya mubyumve neza sikia vizuri. inyahuku Paka yamanutse mu nguge ilishuka ndani ya safina, yinjira mu nguge ilijaa safinani. yamaje yavuga ati amerwe nagiraga Mbele ambayo tulikuwa nayo. amerwe sigaragaga yangu. hariya tugiye amerwe ntayabayo hariya turi kujya amerwe ntabwo ajya akorayo ahubwo mwana Frère mbega wino mwana burya cyangwa twigendere kubera ko aho turi kujya ikiguhiga nicyo kiri guhiga ubugingo bwanjye none reka dukomeze twikunganiye none urareba mwene se Utaona ndugu yako nutangira kujyayo utangiye kugenda uyikandagira anaanza kutembea chopi chopi. indabonye inkoko iri gutaha Ni nani aliona kuku mwese mwatunze inkoko yote mlifuga kuku? inkoko Kuku yigendamo na tufanye hivyo. atababa Hawa watu hawa sijya mbizeye siwezi kuamini. ubu nshobora kwinjira uko niboneye bagahita bakata ijosi Kama shingo ikongera igatera intambwe inaongeza kupiga hatua. ikareba Naanza kupiga hivi. ikongera igatera indi Napiga hatua nyingine, ikongera igasubira inyuma naanza kurudi nyuma. uko igenda ishobora kujya kwinjira mu nzu isubira inyuma nk'inshuro nk'eshanu kandi itera intambwe eshatu Napiga hatua igasubira inyuma intambwe imwe ikaza kuri za zindi eshatu ikongeraho iya kane ikanasubira inyuma ariko kubera iki amakenga none ingorane dufite twabaye nk'izo nkoko kwa mwene so usigaye ujya ukenguza ngo none ngo bimeze bite kubera iki nta cyizere abana b'Imana bagirana kwetu. Hatuna tumaini kabisa. iryo juru turi kujyamo ariko biri kuvuga ngo nimurya rikicisha ntacyo kizabatwara kubera iki ni umugeni utahizeye Kama hawaamini mahali naenda, baturumana cyo kidogo mu izina rya Yesu Kristo cyera ariko lakini muri kino gihe ndani wakati huu ni ingorane ni shida. kubera iki Sababu gani? kubera iki Sababu gani? kuko nta mwuka wera Hakuna Roho Mtakatifu. ariko umwuka warari muri twe umwuka warari muri twe azadushira n'ibihishwe kubera iki kubera ko niba ndi kumva ko ari mwene so ari mwene data nzagenda numva ko ari mwene data
ngo ni ngorane zateye shida ambayo iko hafi ya appointment kulifika appointment kuchakuza ati noye muromba ko chakuzaza kugusura none muraze mbona nitatafuta kutembelea nikujake niba nta appointment sinza kama hakuna maaliko wapi siwezi kuja ariko abana b'Imana lakini watoto wa Mungu byajima byaragendaga na problem walikuwa naenda bila shaka kikinja kwa mzee Didasi nenda kwa mzee Didasi cyasanga bari kurya nakutana wanakula cyasanga banywa amba wanakula kikamujyo bari cyo banyoye anakula kwa ile akarya ibyo bari nakula kwa ile nta problem kubera iki ni mwene ndugu yake marukwezi nta mwene utarabonye mwene so nta nubwo hamagara kuri telefone uzaba wagize umwabo tabia umekuwa na kabaya Imana Mungu idufashe itusaidie wagera kwa mwene si ugatinya no kuba wanakingurira frigo yabo unafika kwa ndugu yako ogopa kufungua frigo ukata wasanga usiku ninje muri frigo gasanga bana na ingia ndani ya frigo ya watu kera nigeze kujya ahantu zamani niliwahi kufika mahali mu Mutara ndani mu Rwanda none ngezeyo wakati niliwasili hapo Shantara mumenya bamwe n'umufrère bitaga Fidele kama ninamsema Shantara atamjua ni ndugu alikuwa anaitwa Fidele hageze nilipofika nikaingia umufrère bitaga Turuso nilikuwa pamoja na ndugu Turuso turamukanya tukasalimiana Turuso arampeza Turuso akamuonyesha huyu ni ndugu bamwita Kumbuka wanamuita Kumbuka ni mwene data ni ndugu ni umufrère neza ni ndugu kweli none namuramukije nk'utamuzi nilimsalimu kama mtu sijui mwinongera ndamuzi ongeza unisalimie ndamuramutse kamsalimia ati ngwino Johnny no ku cyumba aryamamo n'umugore we na chumba akingura ikiridongo anaondoa lido reba ngo hariya pale haranimo tujya turyama ni mu mbere hari ni wumva ari ushaka kuryama ukapenda kulala umwambie ulale hapo abarakomeje araza aranzaye akanileta ngwino na hano hano ni mu gikoni hari n'ibijumba na hariya dore n'ibyatsi ngibiriya by'amata icyo uri mushaka ngibi nabyo n'ubu naryamye ukumva inyota iraje amata ngariya ngo ibyatsi hariya ku gahimbi ugiye kunywa ati nshatse kukwereka kugira ngo ubu ntabwo wabunze none ndi mwene nanjye uri mwene data none isanzure wumve ko uri iwanyu kugira ngo nkumare ubwoba nakinguye mu mbere yanjye kugira ngo utagira ubwoba ariko ni kubyumva lakini mnamsikia ariko icyo turi gusaba Imana ni ukutugarura ibihe byacu ibya mbere kubera ko ni ukuvuga ngo ijuru turi kujyamo ijuru turirimba tuzataha kubiririmba nta mumaro abaririmba ni benshi wanaoimba ni wengi nawe urabiririmba ariko niba utaragera ku rwego rwo kuba wasanga mwene so watura imbere ye ukiri mbele yake ni ikibazo ni shida ariko Imana idufashe iduha imbaraga zo kwiyunga uwundi kuri mwene so umusaba imbabazi nawe akubabarire umusaba imbabazi nawe akubabarire nicyo gikenewe igihe turimo ntabwo ari igihe cyo gukina ijuru Biblia iti unesha anayeshinda azaba inkingi yo mu rusengero atakuwa nguzo unesha azambikwa ikamba atavikwa taji
Ndugu unesha atarwanye. Ni nani anashinda bila kupigana? Uzanesha warwanye niki? Utashinda na ulipigana na nini? Ngomba kubanza kunesha nje. Lazima utashinda mimi. Narangiza nkanesha na kamere yanjye. Icyo ni kimana idushaka. Ile Mungu anahitaji kwetu. Mwaturirane ibyaha umwe ku wundi kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Kandi ntimukavuge. Usiseme. Ntimukavugavuge. Usisemaseme ibibi by'abagenzi banyu. Mabaya ya wenzi wenu. Kumvuga. Unitaja. Kakumbuka kariya. Kakumbuka kale. Nubivuga. Muri kubwira. Icyo biramugura niki? Umuteye kunyanga. Umuteye kunyanga. Kandi yakundaga. Amen. Oya Mungu. Reka mbabwire. Ubu simpagaze imbere yayo. Ibyo ndi kubabwira ntabwo bibashimishije. Ndi mwene so ndugu yako. Oya muzare bijyana mu nzu. Muone watoto nyumbani. Jana biri mu rugo. Watoto wakati wako nyumbani. Sio byose bya biteka. Wote wanapika basi. Yo nyina yagiye. Kama mamaka leo. Bafata mu rwana rumwe. Maana kamata mtoto mmoja. Wachana wowe. Wewe kitoto. Bira biryo batetse. Ile chakula. Mu gitondo turaya mu murimo. Zashyushye. Utapasha kuchemsha. Abana barumuna bawe barya. Wadogo wako wapate kula. Uzibona baba babitetse. Ni yeye alipika basi. Ashuhije iki? Anachemsha nini? Ibyatetswe. Yeye mwingine alipika. Ijambo tubwirizwa ni iry'abandi babwirije. Nta byakumbuka bihari ahubwo abatubanjirije. Ibyo nicyo gituma niba tuvuga ngo turikuririmba ijuru, umenye n'ijuru kujyamo n'iryana. Umenye ngo ijuru ndi kujyamo ninde mwami waryo. Umwami waryo ni rukundo. Ubwo ari rukundo rero ntegetswe kurugira. Kubera iki? Ntabwo nzinjiranamo urwango, ntabwo nzinjiranamo ishyari, ntabwo nzinjiranamo gusebanya. Ijuru ndi kujyamo ndarijyana mu rukundo rwonyine gusa. Kubera iki? Ninde kurira indege bagupimira ibiro. Bashyira ku munzani. Nakwenye kilo. Bagashyira ku munzani. Ibi ntabwo byemewe. Bagashyiraho ibindi. Niki nicyemewe. Bagashyira ku bindi. Nijoro. Urwangano bari kuruta. Urukundo nirwo ruri gupakirwa. Abatarufite rero musaba Imana ibahereze. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.